hari umuntu wavuze amagambo meza, numva umutima wanje uranezerewe, nibaza ko ari umushumba. Undi Imana izihindura ibihe, undi Imana izihindura ibihe. N'uyu mwanya mfite ibindi biganiro ku byo navuze ejo, bishingiye ku buryo dutekereza dushobora gukora umwanya muto kandi tukabikora cyane bikaba byiza gusumba. Tegereze neza uburyo dutwaye agakiza. Ibi bihugu twaje n'ibindi twaje tuvamo bigiye bigira itandukaniro, bigiye bigira umuco wabyo, kimwe kikagira umuco wabyo, bigiye bigira impamvu zituma umuntu wese atekereza kuvuga ngo kubera iki kintu cyabayeho, kubera iki kintu kiriho. Urebye muri Afurika hari ibyiza twabonye, aho ni muri Afurika. Urebye mu bari ku migabane itandukanye itari Afurika, hari nabo ibindi babonye. Ba SP bari muri biriya bihugu byitwa ngo ni ibihangange kubavugisha ibyo barebesha amaso, nabo bafite ibindi babonye. Ariko amaherezo y'ibyo dukeneye ntiturayageraho. Inzara y'igihugu dushaka ntiturakibona, ubukene bw'igihugu dukeneye ntiturabufata neza. Ni ukuvuga ngo hari igisumba ibindi, hari igisumba ibindi, hari igisumba ibindi, kandi icyo gisumba ibindi umuntu wese agomba kugitekereza, akagitekerezaho, akakibazaho, akumva ko bishoboka kugiharanira kugira ngo akibone. Cya kabiri, umuntu wese akwiye kugitekereza, akagitekereza gifite kuri mapu y'umutima, muri zumu y'umutima. Kubera iki mbivuga? Kuko hari umurongo uvuga ngo urugo rw'Imana ngo hamwe nja ndureba, ngo rundi hafi y'amaso kubwo kwizigira. Batumiye mu kiganiro kivukana na kijya cyane mugoroba, naraye mbabwiye ngo twitegereze ibihugu turimo, tubisengere cyane, ariko tugire icyo tubikoramo. Hari umuntu wavuze mu Gasarenda, nibaza ko ari Bishop. Nigeze kugera ahantu mu Gasarenda, nigeze kugera ahantu ngo ni Kitabi, nimba ari Kitabi. Nari mvuye Icyangugu. Abantu bahabonaga ari ahantu hatari mu buryo buteye imbere, ariko ikigori nahaririye uva ngiye nkazunguruka amahanga sidabona icyo kigori kiryoshye kigori naritaho. Kuva nazunguruka nabaye Bujumbura, nagiye muri za Kongo izisa nigira amasiteti nayo. Kongo ni nini cyane, nabonye ibintu byinshi, ariko sindabona ikintu nariye cyitwa ikigori muri kari hagati, nimba ari mu Gasarenda, nimba ari Kitabi, ariko ni hariya hagati utaragera neza kuri province ya Gikongo. Bageza mu kigori, nari mu modoka mpagarara ku idirishya, kigura amafaranga, ndagura. Ni umupasiteri waguze ampa bibiri, abari we wishura kuko nari mfite inoti ya 5, baburaye kunsubiza. Uwo mugenzi wanje aragura, arishura, arafite amafaranga mato y'igihumbi, aragura. Ariko icyo kigori kuva navuka mu nda, kuva nabaho, yaba mwambwiraga ngo dusengere nk'aho hantu, mba mfite amavuta yo gusengera ubwo butaka bwabashije gutanga icyo kigori. Mba mfite amavuta y'igitangaza gusengera ubwo butaka bwabashije gutanga icyo kigori.
ikindi kandi nabonye amen nabonye abaturage uburyo bari babayeho witegereje ukuntu bafite umutima wo gufashanya birahabanye cyane n'abantu dutuyemo cyo bituma tugomba gusenga icyo gihe nazanye inote ya 5 narayitanze batangira kwirukanka bashaka uko badusubiza urebe nawe ubuva aho kugira ngo amafaranga 200 sanfra zibacike ariko bifuzaga kuvuga ngo bagerageze uburyo izo faranga zitobacika ni umutima mwiza wo kugira ngo abantu bafatikanye hari icyo ngiye kubabwira kigomba kuturanga nk'icyo kintu cy'icyo kigori mbabwiye nimba hari undi muntu wavuye i Kigali akagenda na Yahuka Reswate n'iyindi ngo ni Sotraturu nimba ari gutyo n'imodoka na za Memento ni nyinshi ariko akagera aho hantu n'abatuye i Kigali bazahansuhuriza bazavuge ngo abantu baracabibuka mugani wa Israeli mbonye waririmbye ngo imvura iracagwa muri ya mihana zuba riracarasa ariko ibihe ntibikatumare imbaraga z'umutima urumva abantu nkumbuye ukuntu bameze urumva ikintu niyutse ukuntu kimeze hari ikindi kintu cya kabiri ngeze Kigali ahantu bita ku Gisimenti ku Gisimenti haruguru yo ku Gisimenti hari akaresitora bita Kanabera ibyo kurya nariye muri iyo resitora nubwo maze igihe ndi mu mahanga ntabwo ndabyumva kuvuga ngo Afurika Imana yari yaraduhaye umugisha ukomeye nongere ngaruke hano muri iki gihugu kuvuga ngo mu myaka 2 tubaye muri ibi bihugu by'Uburaya 3 4 5 umuntu ari mukuza yaje kumara imyaka 2 akaba amaze kugira reka ntanga urugero mfatiye kuri nje muno mwacu turi abantu famille abantu 7 ariko reka mfate kuva mu mwaka umwe kugera mu myaka 2 abantu 7 dufite hafi imodoka 3 dufite imodoka 3 ariko bivuga ko n'ubushobozi bwo kubona izindi 2 kuboneka abo ni abantu 7 ubugonga n'ubwiza bwo kuba muri ibi bihugu tugomba kuvuga ngo ahantu hose hagiye hagira ubwiza bwa mugasarenda ni Kigori Kigali ni restaurant nariyemo ibintu biryoshe cyane no ange ndagikumbuye nawe uragikumbuye yaba arubonye ukikuzana ngo ukikwishurire mwana wa mama bose kugisabe ya noneho rero ariko murebe uburyo hano higize umuntu imbere cyane kandi ugasanga izi modoka ziri hano nizijya z'ibihumbi 100 ziri ku rwego ziri ku gihe zijanye n'ikinyejana abantu bari izo kandi wareba akana gahe kayigenderamo wareba uburyo adahibuka kuramya Imana kandi mu mateka kwa nyirakuru na sekuruza bose barinze bapfa guhera kuri nyirakuru na nyirakuruza na sekuruza barinze bapfa batagira moto nta moto bagira ipikipiki ariko amashanyarazi kuyabona bwa mbere abantu bayaboneye kuri kaburimbo benshi bayabonye muri za 96 u Rwanda rufashwe ni nkayo kuvuga ngo yabonye amatara bene ibyo ni ukuvuga ngo isi irihuta kuvuga ngo nkanje wabibonye za 96 reka ntanga urugero uyu munsi kuvuga ngo umwana mfite ashobora kuba atovuga kuko
abantu batobaho badafite amatara yo mu nzu. Ni ku isi yihuta. Ariko ngaruke ku ijambo mbabwira rivuga ngo sidutekereze kuri ibi by'isi cyane, dutekereze icyo tuzayikoramo, dutekereze icyo tuzayivanamo. Kuko umuririmbyi umwe yaravuze ngo umunsi umwe tuzayirirwamo, tuzayiraramo, tuzayiraramo, tuzayirirwamo. Amen. 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 Imana bampera umugisha cyane, mugira umugisha wo kwakira icyo ngiye kuvugana nawe. Dusome mu rwandiko rw'Abafilipi uyu munsi sindi butinde. Izishimo nagize ku magambo bagiye batubwira ukuntu Imana izihindura ibihe, ukuntu izibinyuranya. Ubu nahise niyandika uko turi abakandida twese bo guhindurirwa ibihe. Haleluya. Umuntu wese ni umukandida, umwanya n'umwanya ibihe manda yorangira. Ibi bihe ndi mu byoshe manda yorangira. Nicyo gituma tugomba kwitwara neza. Turi abakandida. Amen, amen, amen. Reka turambure Bibiliya dusubire twirukanke dusome ijambo rimwe mu Bafilipi. Abafite Bibiliya sinamenye ko, ariko ndakeka ko ari aha. Mama aranga wa mukobwa wanje Nadia. Mubirigi ndahari utitabye papa biba bigenda gute? ndahari mubyeyi. Dusome igice cya mbere cy'Abafilipi umurongo wa 27, ariko mu rundi rurimi ni 27, mu bundi buryo ni chapitre 1 verset 27. Okay, kadusome. Icyakora ingeso zanyu zimere nk'uko bikwiriye ubutumwa bwiza bwa Kristo, kugira ngo ninza kubasura cyangwa nintaza nzumve ibyanyu yuko mushikamye mu mwuka umwe, muhuje umutima kandi murwanira hamwe kubwo kwizera ubutumwa bwiza. Amen. Amen, amen. Tubusoma uwo murongo wundi uri hepfo. Mudakangwa n'ababisha bo mu buryo bwose. Ubwo butwari bwo kudatinya kwanyu kuri bo ni ikimenyetso cyo kurimbuka kwabo, naho kuri mwe ni ikimenyetso cy'agakiza kanyu kava ku Mana. Haleluya. Mana baha umugisha cyane. Kuri mwebwe ni ikimenyetso cy'agakiza. Kuri mwe ni ikimenyetso gikomeye. Nubwo bimeze gutyo, kuri mwe ni ikimenyetso gihambaye. Timukangwe n'ababisha, timwikange mubyo mwumva. Ariko kuri mubanze muhagarare kuri aya magambo avuga ngo icyakora ni ijambo rivuga ngo habayeho irya mbere haza n'irya kabiri. Ijambo iyo ryaje biza rivuga ngo iri ni ijambo, hakaboneka kuvuga ngo icyakora. Ariko ndashaka kwiyanangiriza. Icyakora wari ukwiye kumera gutya. Icyakora byari kugenda uko. Icyakora Pawulo yavuze ni iyi. Yaravuze ngo icyakora ingeso zanyu zimere nk'uko bikwiriye ubutumwa bwiza bw'ubwami, ubutumwa bwiza bwa Kristo, ubutumwa bwiza bw'ijuru, ubutumwa bwiza bw'amahoro, ubutumwa bwiza twahawe, kugira ngo naza kudusura cyangwa nataza kudusura ngo azayumva ibyaha. Abari i Kigali dukwiye kuberera imbuto, abari muri Amerika bakwiye kutwerera imbuto, abari hano dukwiye kwera imbuto, abari mu Bubiligi mwera imbuto, kugira ngo itorero rya Kristo ribashe kubakika. Nuko tugomba guhagarara kuri ubwo buryo. Aha, undi murongo ukavuga ngo nzumve. Dukeneye kumva. Hari intambara ziriho hirya no hino. Ibi bihugu dukeneye kumva ko twahinduye. Hano hariho abantu ntazi nimba
Bishop araza kubavuga izina neza imbara aborigine ni aborigine ni abantu mbona hano dutuye babaho benshi noneho umwanya umwe ukabona n'ukuri ibintu bya Kristo barabyibagiwe ariko dukwiye kugerageza gukora imbaraga ziduhesha kubaka icyo tuzakora muri iki gihugu. Iyo numva amagambo muvuga, iyo numva amasengesho muvuga, iyo numva indirimbo muririmba, sinzi ko mufite umutwaro wo kuzitera, wo kuzibiba, wo kuzihinduraho muri kugira ngo zihinduke umubavu utambutsa amasengesho yacu akagera imbere y'Imana. Dushobora kuba turi mugurira kuri uru rubuga, kuri iki cyicaro, kuri uyu murongo, ariko tudahuje intego. Nimurebe icyo twaje gukora mu isi, nimurebe n'icyo tuzayisigamo, n'icyo tuzayivanamo. Icyambere nidushire hamwe dutekereze ingene twohindura amahanga twahawe guhindura. Icyo nicyo cyambere. Mubahindure ntibabahindure, mubahindure ntibabahindure, mubahindure ntibabahindure. Ni kondisiyo guhindura byanga byakunda. N'imbaraga mugomba gukoresha. Isi yo ile habari ya nchi ya politiko ya nchi wanasema ngo siasa ya hali ya juu. Hapana, mubahindure ntibabahindure. Agacurimo izadushimisha n'ubwira icyo uhindura. Icya kabiri ni ijambo rivuga ngo babamenye. Ntabwo woba ahantu ntumenyekana. Nitwamenyekana kujo dukora buriya bizaduhesha gukorana nabo. Mubirebye kubera iki? Twebwe turi abakozi bakorera ijuru. Murabyemera cyangwa ntimubyemera? Mureme icyo kintu babwiye twese turacumva kimwe. Amen, amen, amen. Muzi ko dufite shefu wacu, umukoresha wacu. Nukuri pe. Pawulo yavuze gute mu Bakorinto? Yaravuze ngo ubwo dukorana nayo muramenye ntimugahebwe ubuntu bw'Imana kubupfusha ubusa. Ni ukuvuga ngo ubwo dukorana nayo, ubwo dukorana nayo, ubwo Kristo ari we mukoresha wacu, ubwo ari we direteri wawe, ubwo ari umukozi, uri umukozi mukorana, uramenye ntugahabwe ubwo buntu ngo bupfushe ubusa. Turakorana mu gitondo nujuki uhagira ukarabe neza wambare neza. Ugiye yakora ndi kumwe na shefu turi mu kazi. Yo gutumira uruhande rw'umuturanyi wawe uragenda wifashe nawe ngo yango nari muri kariti. Oya. Ubwo dukorana nayo muramenye ntimugaherwa ubuntu bw'Imana ngo mupfushe ubusa. Kuko ijambo ry'Imana rivuga. Jewe naho nzanubaka. Sizanubaka ku bintu birebire, zanubaka ku bintu bibi. Mu gitabo cy'Abakorinto igice cya 4 Abakorinto ba kabiri haravuga ngo nuko rero ubwo dufite uwo murimo wo kugabura iby'Imana kubw'imbabazi twagiriwe kiducogora, ahubwo twanga ibiteye isoni. Ubwo dukorana nayo muramenye ntimugaherwe ubuntu bw'Imana umubufushe ubusa. Ubwo ari we muyobozi wacu mukuru, ubwo ari mu direteri, ubwo ari we utuyobora, ubwo ari we uhagarariye ino ministeri, ubwo dukorana nawe mu gihe tugiye ku kazi mu gitondo, mu gihe tuzutse, banza wibuke ko mukorana. Wibuke ngo si uyu munsi turakorera kuri Nyabarongo, uyu munsi turakorera muri quartier yihe ni Majegwa, turakorera he
ni karugira bene ubitekereza umenye ngo murakorana umunsi ku munsi niturangiza igikorwa twatumwe wazadushimira umutwaro wo kubabwira bene ayo magambo cyane muzayihanganira Imana ibampera umugisha simbatindire ariko aya magambo muyatekerezeho ubwo dukorana nayo muramenye ntimugaherwa ubuntu bw'Imana ngo mupfushe ubusa nta n'umunsi n'umwe Enoki yigeze kuboneka amafuta kugeza imyaka 365 yamaze mu isi kugeza Imana imusuye kugeza aherekeje Imana navuga ngo n'ubundi aragaruka aracaherekeje kandi Bibiliya ivuga kuko hari abantu bazagaruka gutora imibiri yabo kuko ngo banyuze bajanywe mu buryo bw'umwuka ariko ngo bagomba kunyura mu rupfu bakabanza bagasiga umubiri w'isi w'ubutaka ariko Bibiliya iravuga ngo kubwo gukiranuka kubwo kumenya ko bakorana n'Imana kuba ari umuntu wari ufite uburyo bwumva Imana guhora afite icyo tuvuga ngo yari fidèle yahoranye honestete imbere y'Imana yahoze ari intungane kubera kumenya gukorana n'Imana birababaza cyane kutamenya icyo kintu turakorana nayo mu gitondo mubimenye ngo turakorana nimugoroba mumenye ngo turakorana hirya y'ejo mumenye ngo turakorana abantu nabonye umupasiteri umwe naranamugendereye twagiye mu giterane ari pasiteri kandi ndabibabwiye mubimenye kuko mbabwira niteguye kuko icyo tuvuga kizaje no ku isi hose abantu bamenye ko tugomba kuza dukosora dushitse turaduheza intebe z'imbere batwicaza hagati arambwira ngo iwe ntiyarusha afashwa umukozi w'Imana yatwigishije nje waho nanicaye twari twicaye hagati kaza ntangaza hariyo nkavuga mu ndimi wacara ngo dushokara ngo burya si uburyarya kase nagiza ngo uburyarya turi mu rusengero abantu yewe niki cyakubuje gufashwa wabonye ahantu batwicaje yo mwana mugasarenda we gitangaza bene abo bantu bari mu matorero mukazana imbaraga z'abadayimoni zirimo wivuna cuki na meja na generale yashike dayimoni w'icubahiro na dayimoni wo kwirata muzananirwa kare urugamba ruzabatsinda nimumenye ngo ubwo dukorana nayo muramenye ntimugahega ubuntu bw'Imana ngo mubupfushe ubusa niba kubaha n'amahoro uzovuge ngo bibutse ko turi abakozi b'Imana niba atakubaha uzavuge ngo kwa data mu ijuru ntawucumura ntanzari bari nanje nzaje bambika ibanza ubuzima bukomeza niba kubaha hano mu isi uzavuge ngo ni amahoro ariko ubabwire ngo ntabwo bitinze umuntu yo gusuzugura kuruta kukubaha kuko nibyo bakunda abantu ariko dufite icyo turusha abana nuko dukorana nayo nuko dukorana n'Imana nuko dukorana n'Imana uzarebe aba bazungu tubana nabo iyo ageze muri Afurika aza yicisha bugufi kurenza uko yicisha bugufi hano iwawe dukwiye kwicisha bugufi muri iyi si kuko tuyirimo turi abashitsi umunsi tuzayisiga umunsi tuzayisezera izakenera kumenya aho abakiranutsi bari batuye kandi ngo amatangiriro yacu nubwo yabanyeganye ngo ariko amaherezo tuzumva ngo kandi umugororotsi azabaho mu kwizera yo Mana ndagushimiye mwakira ijambo ry'Imana turishimiye Imana mutekereze kuri mu gitondo ukarabe neza uvuge neza kuko uwo muvugana kuri ruhando uwo mukorana kuri ruhando uzategera icyo akubwira mu mutima uzategera icyo akubwira mu bitekerezo bimurikiye uzategera icyo azakubwira mu isengesho wosenga uzategera icyo azakubwira cyose kigana ku mbuto y'umwuka uzagikora burya niko gukorera Imana kuko Pawulo yageze ahantu aravuga ngo
timwishushanya nabikigiye ngo ariko muhinduke rwose ngo mugire n'imitima mishi niko kuyikorera kwacu gukwiriye ubwo dukorana nayo muramenye timugaheva ubuntu bw'Imana ngo mubupfusha ubusa turi mu masengesho ni mu kurambirwa nuko aya masaha agera ndi mu kurambirwa yuko umwanya udushikaho ndi mu kurambirwa yuko dutekereza kuko gusengera iyi oceani yacu turi mu kuyirirana tukayirarana ikaba mu mutima tuwo isengera ngo uvuge ngo Mana ndayikwereka iturimo kugira ngo dusenge urusharo rwacu ruyituyemo ruyihindure kuko twahawe isi kugira ngo tuyihindure dusenge kugira ngo Imana igwize abakomeye muri twe tugaragare nk'abazahindura Imana ishimwe kuko nitwumva ibyo tuzaba turi ko dutera tuje imbere kandi ahantu umuntu wese ari agerageze abe n'umwita nk'umwambasaderi se byo kumvikana oya numvise yavuze ngo hari ministre wacu igihe none karakora ubayi iyo ni azana cleaning aracakirininga bari aracakubura amaso wamaze gucura igihe Imana ikagukura mu gihe cyawe nta icyo yokora cyose ndikikagutangaza jamwe ariko abakozi b'Imana bahorana agaciro Imana iduhumurisha bahorana agaciro kubera kuko bakorana nayo reka dusenga Imana amen wowe ufite umutwaro wo gukenera kumenya gukorana n'Imana amen ubwo dukorana nayo muramenye ntimuhege ubuntu bw'Imana umupfusha ubusa ari mboshwe rwose mu mwijima w'isi sinari nzi Yesu avuye mu ijuru yamboye ingoyi zose nari mfite haleluya nsigaye ndime Yesu nigitangaza rwose nigitangaza ko Yesu yankijije umwuka we wera ujumye ngeze kwa amahoro haleluya amen oh haleluya haleluya Mana uzanigishe gukorana nawe byose mu gitondo uzukuze ngo urakorana n'Imana waba ukorana nawe tutarabihawe ariko nimwabimenya ndimuzaburara nimwabimenya ndimuzambara ubusa nimwabimenya timuzakena nimwabimenya timuzasuzugurwa nimwabimenya mukabihabwa muzuyumvamo imbaraga ziruta izindi muziyumvamo ubushobozi n'ububasha buruta bw'abandi muzamenya icyo muri muzamenya agaciro mufite muri Kristo Yesu timuvugirwa n'uwo ari we wese kuko muri abakozi bafite ubudahangarwa mufite iminite mufite protection mufite na rezo network y'Imana iraruta iy'abisi kuko biravuga ngo tibisaba ko tuvuga cyane birasaba ko tuvuga buke ariko tukabimenya cyane reba Eliya anyuze muri quartier umurebe Eliya anyuze muri quartier wowe nka Eliya asanga abantu hari byo bari ko bahari ntabwo yabavugishije amagambo menshi yarababwiye ngo imvura ngiye kwihagarara irahagarara imyaka 3 n'amezi 6 bandatese kudahanura se kutasenze ngo uvuge mu ndimi aravuga ngo kuko mbivuze ikirere cyama gihagarika imvura kuko mbivuze kubera iki tivyamusabye kuja mu butayu tivyamusabye kuja mu buvumo tivyamusabye kuja ahantu ngo asenge Mana ndasenze numva hagarika imvura oya ye
yaramenye ngo akorana n'Imana, arategeka, aravuga ngo kuko mbivuze aranihagarara. Tuzageze ubwo mwebwe abaturage mwese muzakenera kumva ijwi ry'Imana, muzakenera kumenya kuko akanwa kacu ari akanwa karema, muzakenera kumenya ko dufite ububasha bwo kunyuranya ibihe, kugeza ku mwami Ahabu, kugeza kuri Yezebeli, kugeza ku baturage. Haleluya. Kubera kuko dukorana nayo. Amen. Dukorana nayo, nitwe tugomba gutegeka icyo dukeneye, kuko biravuga ngo tuvuga ngo ubushake bwawe bivuze kwako bashira abantu bavuga ati ntabwo yari yabivuze afashije, yavuze afashije. Navuze ko ndafashije ati umwaka wa kabiri urashira, mwamate nimugende mu mushaka, umwaka wa gatatu urashira, amezi atandatu agiye kuzura, umugabo mwamuseruka niwe wateje amapfa mu Isirayeli, ati genda ubwire umwami maze tubonane. Bamenye ntunkwegereye ataja kunica bampora kuba ngo nakubonye. Bashizeho kominike ivuga ngo uzagutora uzakubona azahembwa ibingana gutya. Genda babwire ndacu aho nsize uragaruka wansanga. Rero uzujangwa n'umwuka ninde wo kwizera. Umva we uko ubwo dukorana na data ku musozi Karumeli, yazaru akabakora akavuga ati nimwice indasago nimuteme amaraso aze, kubera kumenya uwo dukorana nayo. Ubwo dukorana nayo dufite umwanya wo kuvuga ijambo rimwe kazumva cyane. Ibyo bikugoye banza urebe isi yavugize umunsi umwe gusa ku ijambo bikabuga. Ibyo bikugoye menya uwo mukorana, reka kureba abantu cyo gufasha, ariko ubwo dukorana nayo muramenye ntimuherwe ubuntu bw'Imana. Imana idufashe cyane, Imana iduhe umugisha, Imana itugirire neza ubwo dukorana nayo. Hari umunsi umwe ngo bagize ibyago mu muyaga ubabana mwinshi mu nyanja, biri mu gitabo cy'agakiza. Bamare bonyine ngo babonye ko bari kumwe na Yesu, bamabongo ngo tuyobowe n'umukiza wawe, ngo dufite amahoro muri uru rugendo. Ngo nubwo uyu muyaga ufite imbaraga, ngo natwe twegereye inkombe y'amazi. Ubwo dukorana nayo muramenye ntimuherwe ubuntu bw'Imana ubupfusi. Adusenga Imana bari mbere uyu munsi mugira ibindi bikorwa, ariko umuntu atangire gutekereza avuga ati ndakorana nayo. Nubona ibintu bidahari bitungana, mubwire tunganya bino bintu ni gute mubikora, systeme ndimo ntikora neza, tugiye ibintu bizagenda. Ndabashimiye cyane, Imana ibatera umugisha, murakoze cyane bakozi b'Imana. Twengane nawe. Mwami Yesu turagushimiye, twigishe gukorana nawe, twigishe kumenya ibikomeye, twigishe kumenya n'ibyo dutekereza ko byoba bikiriza, ariko cyane tuzamure mu mbaraga zo kumenya ko dukorana nawe. Nibwo tuzakwereka imigabane, nibwo tuzakwereka isi, nibwo tuzakwereka abayituye, nibwo tuzakwereka ubushake bwacu ku isi ko bugomba kubaho. Ubashije kutwigisha ko dukorana nawe, uduha amahugurwa ahagije mu mwuka, uduhugure mu mbaraga zo gukora ibikomeye, tugende mu mbaraga zo gutekereza, kuba abagabo bakomeye, kuba intwari nka ba Dibora, kuba intwari nka ba Miriyamu, kuba intwari nka ba Esiteri, kuba abantu badasanzwe. Ubwo tuzatekereza bikabaho. Mwuka w'Uwiteka atanga ubuzima batari bafite ubuzima, mwuka w'Uwiteka atanga ubumenyi batari bafite ubumenyi, mwuka w'Imana afasha abadafite kwizera, mwuka w'Imana ahumura inkomezi turimo mu buryo bw'umwuka, mwuka wera ahumure abatarabona babone, mwuka w'Imana afashe abatarakomera batangire batere intambwe. Nibwo tuzakora ubushake bwawe mu izina rya Yesu. Amen. Mana baha umugisha cyane.